Oh yes, ni the mic radio ntarukundo. Tugiye rero kuba tuganira ku mafaranga n'urukundo, topic nini cyane abantu baganiraho umunsi ku munsi, ahari nko guhera isi n'amafaranga byaremwa love and money rwose. Byabuze gica, habuze uwatanga umuti urambye ku kibazo cy'amafaranga n'urukundo. I will be back very soon, ladies and gentlemen. The mic radio, it's the mic radio. Yes, uzajya wumva rero umunsi ku munsi bamwe bavuga bati urukundo nyarwo ntago rurebera ku butunzi, ntago rurebera ku mafaranga. Abandi bahita bagucalenjinga bakubwira bati urukundo ruryoshye, urukundo rumeze neza cyane, urukundo rutikoraho, n'urukundo ariko rwivanzemo n'agatubutse, urukundo rufite ifungo nirwo rukundo ruryoha, nirwo rukundo ubundi rwa nyarwo twakabaye tujyamo cyangwa se twakabaye turebaho umunsi ku munsi kugira ngo ubuzima bwacu buzagende neza kandi tuzakomeze twishima. Yes, ubwo ngubwo rero bitarubura gica, kubera yuko nk'ubu uyu munsi hari terimo ivuga ngo nta musore w'umukene wari ukwiye gutereta. Bati nta musore w'umukene ukwiye gutereta, utereta ute ukennye? Nta musore w'umukene ukwiye kujya mu rukundo. Amarangamutima yo gukundana uyavana hehe uri nkubiswi? Yes, ubwo rero mostly ibyo ngibyo uzajya ubyumvana inkumi cyangwa se abagore ndetse n'abandi bantu nyine bagiye batandukanye, aho baba bakomoza yuko rwose no money no love. Udafite amafaranga ni ibiki uteretamo? Urinde utereta udafite rare. My big brothers out there nabo bavuga bati rero nimba uko bumeze nimutadukunda dukennye, nitumara no kuyabona ntabwo tuzayabaha. You got it? Ntabwo tuzayabaha kubera yuko iyo dukennye muba muturebera hasi ku matapi, muba mubona turi imyanda cyangwa se turi useless. Ariko uko tugenda twevarwa gahoro gahoro, tugenda tubona duceri mugitangira kugenda mwimeza neza, nkaho mushaka kurya ku matunda mutavomereye, mushaka gusarura imbuto mutigize mumenya uburyo zabibwe, ugahita rubura gica rero. Ariko rwose ndagira ngo mumfashe tugende dusangizanya ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri iyi ngingo. Urukundo rwa nyarwo n'urukundo rw'amafaranga, cyangwa urukundo rwa nyarwo n'urukundo rutarebeye ku mafaranga? Stay in touch. The mic radio, it's the mic radio. Yes, urukundo rero n'amafaranga bigenda bisatura imitima y'abantu benshi mu ngeri zose zigiye zitandukanye, ariko kandi tukabona n'abayafite batabasha guhagarika urukundo rwabo ngo rushikame rushinge imizi, babashe kwishima nk'uko biba bivugwa yuko ngo urukundo rufite amafaranga nta kabuza ngo rumera neza. Uzajya wumva abantu benshi barira, yaba mu biganiro bigiye bitandukanye ku social media, mu miryango, mu nkuru za buri munsi, muri stories, mu ndirimbo n'ahandi hose hagiye hatandukanye, bavuga yuko bababajwe n'urukundo bitewe n'uko babanze babashinja kutaba capable cyangwa se kuba badafite amafaranga. Ni ikibazo gikomereye sosiyete muri rusange ku isi hose, kubera yuko amafaranga nyine abavuza ubuhuha. Bamwe bati rero buriya amafaranga ahubwo atuma urukundo rujagarara, kubera yuko nimba unkundiye yuko mfite miliyoni 50, ejo nuko bitanu ufite miliyoni 200, tayari uzahita utangira kwerekeza amarangamutima kuri wa wundi ufite too much money. The mic radio.
Yesu usigaye rero ubona yuko isi nyine yamaze kuba very dirty, isi yaranduye, imitima y'abantu yarashengutse, imitima yaramenetse, amarangamutima yarangiritse, nta muntu ukiri unique, nta muntu ukiri pure, abantu benshi rwose statistique zigaragaza yuko abantu bamaze kwangirika, nta marangamutima ari naturel agihari yerekeza ku rukundo. Ushobora gukunda umuntu rwa nyarwo utarebeye ku byo atunze cyangwa se ahakomoka ndetse n'uwo ari we uwo munsi. The Mic Radio. Yesu ngubu rero wenda reka tuvuge yuko abakobwa bashinja abahungu kubatereta badafite amafaranga, abahungu nabo bagashinja abakobwa ko babarira amafaranga cyangwa se bakabakatira kubera ko badafite amafaranga. Ariko ubundi ahisigeze wowe ubona urukundo koko rukibaho? Ubona urukundo ruzima rutarebera ku bintu rukibaho? Eske ubona sundi ahisigeze urukundo rwaba ruzima gute nta mafaranga arushyigikira, nta mafaranga arusigasira? Uyu munsi rero urubyiruko cyane cyane cyangwa se abagikanyakanya bagifite imbaraga ubu ngubu basigaye barashoye amarangamutima mu mafaranga cyangwa se akacuruza amarangamutima just for money, aho uzajya usanga umukobwa afite target y'abagabo nka batanu agomba gukura bihoraho, ugasanga ni umukobwa rwose mwiza cyane usa neza, wirirwa iryamiye, wirirwa yibere kuri televiziyo, wirirwa yibere kuri piscine, yirirwa travelinga, utaramubona na rimwe ajya ku kazi. Sinzi niba wumva icyo kintu. Yes, ugasanga rero banki cyangwa se konte yiwe ihora yuzuye amafaranga aturuka hirya no hino kubera yuko we yaravuze ati ubwiza bwanjye bugomba kumbera igishoro, bugomba kuntunga kama kawaida, yewe rwose kandi nzajya mbacabiranya, umwe ntamenye wagwani n'undi ntamenye wagwani, gutyo iminsi zicuma, nimara kubona amafaranga kwanza nzanabyara umwana umwe, abagabo mite mbareka, nzajya mpuza n'uwo ngewe amarangamutima yanjye yanyerekejeho. The Mic Radio. Yes, ibyo ngibyo rero bikaba bifite ingaruka nyinshi zikomeye cyane kuri societe kubera yuko ubu ngubu umubare munini w'abagore y'abakobwa bakuze bakubwira yuko niyo uri umugore cyangwa umukobwa ukaba wabonye amafaranga nta mpamvu yo gushaka umugabo. Abasore nabo rero ubu ngubu nyine ikijyanye no kurambagiza cyangwa se gukunda abakobwa bafite intego zifatika, bafite mu mishinga yabo, byaragabanyutse kubera yuko babazi yuko babafiteho target yo kubarira uduceri ubundi ejo bakabasiga. Ibintu bishobora kuzatuma umuhungu abona umukobwa nk'igikoresho cy'ibyishimo aho kubona umukobwa nk'umuntu bashobora gufatanya ubuzima, bakagura umuryango, bakagura societe iyo y'ikiremwa muntu ku isi muri rusange, ahubwo akajya mubonera mu mboni zo kumushimisha one night, ubundi bagahita amupayinga, bagahita barangizanya. Ndagaruka dufata conclusion, dufata umwanzuro, ariko twibaza tuti ese amafaranga n'urukundo ubundi ni gute twabihuza, ni gute twabibalansinga kugira ngo bibashe gutanga umusaruro muzima hatagize uruhande rubogamiweho? Ese abakennye bakundane n'abakennye, abari muri middle bakundane n'abari muri middle, aba boss, abakapo cyangwa se abanyamafaranga nabo bakundane n'abanyamafaranga? Question mark. Ubwo rero nimba nkurikiye kandi twumva kimwe ingingo turi kuganiraho, uraza kuma ibitekerezo byawe. The Mic Radio. The Mic. Kuri iki gihe abakobwa beza basigaye bagumirwa cyane rwose, akamara imyaka 35 atarabona umugabo kubera yuko agaragara nk'umukobwa uri classe ufite amafaranga, kandi babasore bagombaga kumutereta baramutinya kubera yuko bavuga bati
umukobwa ufite amafaranga azajya aterwa n'abanyemari. Ngewe Rushati ukirwana no kuba nabona akabanza, ukirwana no kuba nabona utubati, uyu mukobwa yanyira ivu, nta kintu twavugana na gitoya rwose. Bityo rero nago ngomba kumwegera. Hari ingeso zateye ubu ngubu abana basigaye bashakira amafaranga hirya no hino rwose, ku buryo ubu ngubu hasigaye hari social platforms ibyo bita hooks up, ku buryo rwose muhura mukavugana, akakubwira ati ngewe ndagucaginga yangaya kwijoro, nta kindi muravugana rwose, akakubwira ati are you ready, are you going to pay me, so ndaza nguhe happiness to having a fun. Ubwo ngubwo kandi akaba ari kwirukanka ku mafaranga, kandi akaba hari undi muntu umubwira ngo I love you every day, ariko ntayamuha rwose, ntago bijya bikora. Yes, ni one more time podcast, ni The Mic Radio, ni Boss Kabutura, ngewe rero nyitarumasha. Thank you so much ladies and gentlemen. Reka dufate umwanzuro uvuga uti urukundo rwarahumanye, ariko nago tugomba guca iteka. Ntuzajya uhuza n'uwo mwihuriza bitewe nuko mwabyumvikanye mugiye mukundana, n'uwo kandi ufite rare ushaka kuzikoresha kugira ngo ukundwe, nawe ujye ubikora. Niba kandi nawe ushaka ubuzima bwiza bw'umwimerere, uzashaka umuntu mu bwubakana bitewe n'ibyo mwemeranyije, utagendeye ngo atunze ibiki, ngo afite ibiki, akomoka hehe n'uwo kwande. That's my view. Nawe ufite view yawe n'undi afite view yiwe, niyo mpamvu tuba tugomba gushyira hamwe ibitekerezo tukareba icyo twafata nk'umwanzuro. Ariko amafaranga afashe vola, mes chers amis, amafaranga arayoboye. Ukurusha amafaranga ubu ngubu akurusha umugore, akurusha ubuzima bwiza, akurusha ubuzima, akurusha nyine ahazaza, akurusha kwishima. Ariko se koko urukundo nyarwo ruri perfect, ruryoshye, ni urukundo rufite amafaranga, cyangwa urukundo rwiza n'urukundo rutagira ikintu rurebeyeho? It's The Mic Radio, ngewe nyita Rumasha. I'm out. The Mic Radio. It's The Mic Radio.